Muraho bene data, muri amahoro, murakomeye mwese aho muherereye mu bihugu bitandukanye, iwacu mu Murenge, cyane cyane muri Minembwe n'ahandi hose muri Afurika, mu bihugu byo hanze. Turabaramukije cyane, bati salamu nyinshi. Ni Pasiteri Aline, nongeye kugaruka hano mfite ibyishimo byinshi cyane, ibyishimo bifite impamvu. Shimira Imana ikomeje kuturinda, ikatugirira neza muri ibi bihugu by'amahanga, ikaturinda cyane iwacu. Imana yakoze ibikomeye, natwe turishimye. Imana yakoze ibitangaza, kubera ko ubuzima bwacu ni uguhora dusengera intambara cyane iwacu kugira ngo zibashe gushira. None dushima Imana ko yazigijeyo, kandi twizeye Imana ko zizarangira iwacu hakaba amahoro, tugataha tukagera iwacu hakagira iterambere. Ubwenge twabonye n'Imana twabonye mu bihugu by'amahanga tukaja kubivugira iwacu mu Murenge. Dushimira abantu bari iwacu mu Murenge kubw'ubutwari, abari ku rugamba. Ni ukuri turabasengera, kandi duhora twifuza ko Imana ikomeza ikabarinda kugeza ubwo tuzongera kubonana turi bazima. Dushimira Imana, twihanganishe abantu benshi babuze ababo, twese twabuze abantu, ariko niko nyine ibihe bimeze, kubera ko ibihe bibi biza bihora bibabaza, ariko hari igihe hazaba ibihe byiza tukarambura amaboko, tukaririmba, tukabyina, kandi byatangiye, ibihe byiza byatangiye kutugeraho. Nuko ibihe biza bihinduka, rimwe wavuga ejo hakaza ibindi, ariko twizeye ko ibihe bizaguma kuba byiza. Kubw'iyo mpamvu nateguye ijambo ry'Imana ryo gusenga, kubera ko Imana izitubwira ngo dusabe tuzohabwa. Muri Matayo 7:7 ni ijambo abantu bose bazi, ariko niryo navuze ngo nzane uno munsi. Haravuga ngo musabe muzohabwa, mukomange muzakingurirwa, mushake muzabona. Twasabye Imana, twararize, uzuwicara urukutekereje ugatekereza iwacu Murenge, ndetse ugasengera naho twese duherereye, kugira ngo natwe Imana izatugirire neza, izaduhindurira amateka. Turayishimiye, yagendanye natwe ibihe byose. Abaririmbyi baririmba ngo yagendanye natwe mu bihe byari bikomeye, yazigamye impande zacu, izikomereza ku rutare. Yagendanye natwe mu bihe byari bikomeye. Ku wa gatanu ibintu byari byoroshe, ariko Imana irabikora. Rero bene data, dukomeze dushima Imana, kandi ukuboko kw'Imana kuri mu ruhande rwacu, nta mubisha, nta mwanzi wadukura iruhande rwayo. Iradusaba guhora dusaba, kubera ko ni ijambo ryayo, tukayigarurira tuyibwira ngo utugirire gutya, tukongera tukagaruka tukayishima. Rero turayishimiye kuri kamera, turayishimiye tucecetse cyangwa tuvuze kuzikora. Icyo dusaba ni uko twebwe twese dukomeza kuba hamwe, tugakomeza gushima Imana. Igihe nikigera tukazabasha kugira ikintu tuzakora iwacu, buri muntu wese uvutse iwacu akazabasha kugira ikintu afasha igihugu cyacu kugira ngo kizabashe gutera imbere. Gukunda Imana ni ugukunda ubwoko, gukunda Imana ni ugukunda abantu, gukunda Imana ni ugukunda abantu bose, gukunda Imana ni ugukunda ibyo yaremye, tukifuriza abantu bose amahoro. Rero turabasaba kugira ngo mukomeze mugira umugisha w'Imana, ugubwe neza. Bye bye, mugire umunsi mwiza, murakoze. Imana ibahe umugisha.